ahangaha tugeze ku kibazo cy'abagabo bazana abagore benshi bavuga yuko abagore ba mbere babananiye cyangwa se umugore wa mbere yamunaniye. Ese ahangaha urabitekereza iki? Ushaka kugera ikirenge mu cya Salomo se? Aho ngaho byaba ari byiza. Se ufite ubutunzi bungana n'ubwa Salomo? Salomo yari afite ubutunzi, yari afite ubwenge bwinshi yahawe n'Imana, ndetse ibyo yakoraga byose byari biri mu bushake bw'Imana cyangwa se mu mbaraga z'Imana, bitewe y'uko ubwenge yakoreshaga yari yarabuhawe n'Imana. Salomo yazanye umugore umwe, azana uwa kabiri, azana uwa gatatu. Nk'abo bagore, ari umugore wigeze wumva wagwaje umwana we bwaki? Muri Bibiliya ntawe ugaragaramo. None se mw'aba bagore, ari umugore wigeze wumva wahorose ngo nuko yabuze ibyo kurya? Ahangaha muri Bibiliya ntawe bigeze batwereka. Ahangaha se wigeze wumva umugore wagwanye n'undi ngo nuko yabuze ibyo kurya? Reka reka. Salomo yari afite imbaraga nyinshi cyane zirenze ubushobozi bw'abantu bose bashobora kuba barabayeho hano ku isi. Nta muntu wigeze ugira ubutunzi nk'ubwa Salomo, nta n'uwigeze agira ubwenge nk'ubwa Salomo. None wowe n'abana bawe kubabonera ibyo kurya mu gitondo, saa sita na nimugoroba ntabyo ubona, none urashaka kuzana umugore wa kabiri? Ese ejo bundi niba azakugusaba ya mituweli ku mugore wa mbere, uwa kabiri nawe utari wamwishyura mituweli, uzabirenga muki? Rahira ko ndazagusanga hariya hirya uri kuririra mu myotsi. Nshatse kukubwira rero yuko kuba wakifuza kuzana abagore benshi atari igisubizo cy'ubuzima bwawe. Umugore wawe umwe ukunaniye, tangira wige uburyo bwo kubaho nk'ubwo buryo akunaniye, noneho ushakishe ibintu mutari guhurizaho, urebe nibura yuko ibyo ngibyo akora byagabanya ubukana, ndetse ukabasha kuba wabana nawe. Aho kubana na marayika utazi, wabana n'akadayimoni uzi neza, sibyo? Aho kugira ngo ujye gushaka marayika utazi mubane, icyaba cyiza ni uko wabana n'akadayimoni uzi neza. Niba uzi neza yuko umugore wawe akunze gushyira hejuru, wowe uca bugufi. Wamara guca bugufi, iminsi yawe yo kwicuma ikicuma, ndetse n'iterambere uraribona bitewe yuko iyo ubashije guca bugufi, umugore watabasha kukubaha amafaranga ukoreye ushakisha uburyo wazigamira abana bawe, konti yawe ukayigwiza. Wamara kugezaho amafaranga afatika, ukaba wagenda ukagura akarima hariya ukakandika ku mwana wawe, mu gihe wakabaye wakandika ngo tuguze umurima tuwiyanditseho. Ibyo ngibyo nyine ugatangira gukorera abana bawe, aho kugira ngo ubashe kuba wakora utazi ikintu ukorera, cyangwa se utazi ikintu urwanira kugira ngo ugende wiyahuza inzoga, numara kuba blackout utangire gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka ndetse n'abantu. Aho ngaho niyo nama nakubwira, ukagenda ugakora ukizigama. Mara kwizigama, umugore wawe agakomeza akagutesha umutwe. Ari n'ahagera iyo uri kugenda ugwiza ifaranga, ariko umugore ntabwo agutesha umutwe, ahubwo yitesha umutwe. Ndakubwiza ukuri yuko uramutse ugeze igihe cyo gushaka agasendababoyi k'inkoko, warangiza bakazana inkoko ukavuga ati iriya ni ntoya, nimuzane iyindi. Bamaze kuyisogota nayo bakayisogota, bakayica, bakayikuramo agasendababoyi bakakaguhereza. Aho ngaho nta mugore ukigutesha umutwe, aba yitesha umutwe. Ariko nutangira nonaha uri kuri zeru, ugatangira guteshanya n'umugore umutwe uri kuri zeru, uzarinda gupfa ukiri kuri zeru. Kandi ni ukuvuga ngo numara no gupfa, ndishuwa neza yuko Imana izakubaza ati ariko siko nagusize ku isi, ukaba waramaze imyaka 50. Iyo myaka 50 wayikozemo iki? Uzasanga nta muntu waje wawe ngajye, bitewe yuko atahoze ararira mu rusaku rwanyu. Uzasanga nta muntu wigeze uhereza ikintu, bitewe yuko kitari cyava mu rugo rutari mu mutekano. Urasanga nta muntu wigeze ujya gufasha, bitewe yuko nawe ubwawe utari wifashije. Aho ngaho rero uzajya mu bantu batagize bagira icyo bamara ku iyi si. Rero kubaho nta kintu ufite umara ku iyi si, birarutwa yuko utaba wanaraje ku iyi si. Ingi ndabivuze, niba ari uko nguko wari umeze, gerageza utangire uhindure kugira ngo ugire umumaro ku iyi si, ndetse ugirire umumaro isi, igihugu cyawe, umuryango wawe, ndetse ushimwe n'Imana n'abantu bakeya, dore ko nawe ushimwa na bose. Iri ngiri naryo ni isomo. Niba urikunze, kanda subscribe. Numara gukanda subscribe, wibuke gukanda like. Numara gukanda like, unyandikira no muri comment uvuga yuko nibura bino tumaze kuganira ari aho bikugejeje. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Bye bye, ciao ciao, naho mukanya.